ngira ngo rero muguwe neza nako niyo njyana umurya ugomba kuba uguye neza abantu benshi ariko Aloyizi ku muhima mana yanjye, Aloyizi ko ntaherutse kumva n'ijwi ryawe, waba uri amahoro. Reka nisurize abantu bose muri rusange, abakunzi cyane cyane abakunzi ba radiyo Amazing Grace cyangwa se ubuntu butangaje, aho muri mwese, mwaba mu gihugu hagati, mwaba hakurya y'imbibi z'igihugu cyacu, mwese ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Mugire umunsi mwiza ariko mutangiranye umunezero nyine. Iki gitondo kibabera igitondo cy'umugisha, igitondo cy'amahoro, igitondo cy'ibyiza byose. Bese ibyiza byose bituruka ku Uwiteka byose bibagereho, ariko igituruka ku mubi cyo iyo Mana ikibarinde. Ntawe nifuriza ikibi. Mwese mugire amahoro, mugubwe neza, kandi abababaye rwose reka ubuntu bw'Imana bubagereho. Ubwo ndavuga ababaye cyane cyane mu mubiri, naho mu mutima cyangwa se mu mwuka ho ijambo riraje ribomore. Hari ibikomere by'umutima, hari ibikomere, hari uburwayi bwo mu buryo bw'umwuka, burya nyine bwitwa nyine bw'umwuka. Ariko abarwayi b'umubiri bose ni ukuri Imana ibagirire neza. Imana yacu yitwa Jehova Rafa, ibasha gukiza indwara zose, izo kwa muganga, izananiranye kwa muganga, izo ku Mana ni ubufindo. Kandi izo nyine zirayorohera cyane, ariko za zindi muganga abasha kuvura hari ukuntu bigora Imana kuzivura. Nubwo Imana nta kiyigora, ariko ibyo abantu bashoboye Imana isa naho itabireba, bisa naho bidashobokera Imana, nyamara ibidashobokera abantu ku Mana byo ni ubufindo. Reka rero Imana ibagirire neza, abari mu nzu z'imbohe rwose, abantu bababaye, abantu abari mu karengane, dore ko turi mu isi, abantu mbese mwese, abantu mwumva ko hari ikintu gihungabanya umutekano wanyu, mwumva mutaguwe neza, reka ubuntu bw'Imana bubagereho, maze mwumve mwambitswe imbaraga nshya, mwumve mwujujwemo ibyiringiro, mwumve mwujujwemo umunezero. Dore ko iyo muri mu munezero burya, cyangwa se iyo turi mu munezero burya tuba turi mu mbaraga. Umutima unezerewe burya uba ufite imbaraga, ndetse ngo umutima uguwe neza, umutima utuje mu mubiri burya ngo nibwo buzima nyine bw'umubiri. Imana rero bagirire neza mwese, bifurije iyo neza, nkaba nyizeye ko mwabyutse neza. Ndagira ngo tubanze twongere dusome. Soma uhereye ku murongo wa mbere ugeze ku wa gatatu. Muri kino gice cya gatatu nyine. Muri iki gice cya gatatu nyine. Cyangwa se ugeze ku wa kane kwanza. Here ku wa mbere ugeze ku wa kane. Hanyuma nze nkubwire sasa. Uwazera ariko uragira ngo ibyo kugira ukubaho gutunganye n'urukundo rwa kivandimwe. Uwa mbere ugahita uvuga ngo nuko rero niba mwarazuranywe na Kristo, mujye mushaka ibiri hejuru, aho Kristo ari yicaye iburyo bw'Imana. Mujye muhoza umutima ku biri hejuru, atari ku biri mu isi, kuko mwapfuye kandi ubugingo bwanyu bukaba bwarahishanywe na Kristo mu Mana. Kandi ubwo Kristo ari we bugingo bwacu azerekanwa, namwe muzahera ko mwerekananwe nawe muri mu bwiza. Hano rero ngira ngo iyi nama ni inama igirwa abapfanye na Kristo bakazukana nawe, sibyo? Kuko ntabwo ushobora gushaka ibyo hejuru kandi utari uwo hejuru. Wabishaka utese? Si ngibyo. Iby'isi bishakwa n'ab'isi. Iby'isi bishakwa n'ab'isi. Icyo tukemeranijweho. Noneho soma ku murongo wa gatanu. Wa gatanu turebe tugeze kwa kangahe. Geze wenda kwa 8. Wa gatanu kugeza kwa 8. Hano tukigenda hari abantu bashobora kuvuga bati okay, ko mvutse imyaka 20 ishize, cyangwa 30 ishize, cyangwa 40 ishize, cyangwa 80 ishize, Yesu akaba yarabayeho mu myaka 2000 ishize, ubwo napfanye nawe gute?
turabigeraho. Ubwo nabaye mfundikiye aho ngaho nibyo tugiye kuzamo. Icyo kibazo kigumane ugifite turaje ku murongo wa 5 ugere kwa 8. nuko noneho mwica ingeso zanyu z'iby'isi, dore ngizi gusambana no gukora ibiteye isoni no kurigira no kurarikira n'imyifurize yose ariyo gusenga ibigirwamana. Ibyo nibyo bizanira umujinya w'Imana abatumvira. Kandi namwe mwabigenderagamo kera ubwo mwahoraga muri byo, ariko none mwiyambure ibi byose: umujinya n'uburakari n'igomwa no gutukana, kandi ntihakagire amagambo ateye isoni aturuka mu kanwa kanyu. Ntimukabeshyane. Singeza kuwa 9 harya wa 8. Okay. Nishaka guretse kiranga kuko unakomeje hose ni imbuzi cyangwa se birashyushye. Rero ndagira ngo tuvuge ku iki kintu Sadoki uyu munsi. Urabizi hari ikintu tutajya tuvugaho rumwe. Ariko naba bandi batakebwe gukebwa kw'intoki, ariko bashobora kuba batarakebwe mu mitima. Urabona hari ikintu tutajya twumvikanaho n'abantu babona ibintu mu buryo bw'umubiri. Hari indoro yo mu buryo bw'umubiri, hakaba n'indoro yo mu buryo bw'umwuka. Noneho abo mu buryo bw'umubiri bo bagendera nyine kuri ibi ngibi. Wakoze iki? Ntacyo wakoze. Rero basi ibintu bigakwamira aho ngaho. Ariko iyo urebye kure, iyo urebye kure hari ikindi ubona. Icyo ubona rero wowe undi atakibona mushobora kugipfa. Ariko ntugire ngo ni ububaye wa mbere. Na Yesu nuko byamugendekeye. Yesu we uko abona abasambanyi siko abanyamategeko babona abasambanyi. Yesu we upfa kuba ubitekereje ubwo uba wasambanye. Naho abanyamategeko bo iyo urangije ubwo nibwo bamenya ngo wasambanye. Iyo urangije igikorwa iyo kirangiye nibwo bamenya ngo wasambanye. Nibwo ngo ubufashwe n'icyaha cy'ubusambanyi. Hari ikintu rero ujya uvuga gikomakomeye. Ikintu ujya uvuga uti umuntu, ariko banza ari igihe bajya bagishinja cyane. Umuntu yarakijijwe, umuntu yavutse ubwa kabiri, ni umwana w'Imana. Noneho akoze icyaha runaka, arasambanya, aribye, arabeshya, agize ati ararwaye, ongeraho ariyahuye. Kwiyahura byo ntabwo ntibishoboka. Uwavutse ubwa kabiri ntabwo yakwiyahura. Gusa yaba yiyahuye kuko byagenze bite. Kwiyahura ko ntibirimo. Noneho icyo cyaha akoze ngo ntabwo kizamurimbuza, ngo nticyamubuza ijuru. Ntumva? Ngo kubera ko gusa ari umwana w'Imana, kubera ko yavutse ubwa kabiri, ngo icyo cyaha ntabwo cyamujyana mu muriro cyangwa se ntabwo cyamurimbuza. Icyo kintu ntuzi ko dukunze kukigiraho ibibazo cyane. Ariko navumbuye ibanga. Burya biragoye ko abwira umuntu upfuye uti uri muzima. Ntiyabyumva. Ariko umuntu muzima kumubwira uti koko uri muzima biroroha. Uwapfuye ntaba yumva. Nubwo wamubwira ibintu byiza gute ntashobora kumva. Nubwo wamubwira ibintu bibi uti ntashobora kumva. Mbese we abatereye, ntarakara, ntiyishima, ntagira ate, abatereye aho gutyo gusa. Ntagira kwifuza, ntagira iyerekwa, mbese ntiyasoma no mu ijambo ngo arebe ati dore ibyanditse ngibi. Reka da, abatereye aho ngaho gusa. None rero Sadoki, ikibazo ni iki ngiki. Aba bantu kandi ko biranditswe, ni ijambo ry'Imana, ntabwo ari ibintu ngo tuba duhimbye cyangwa se tuba dupfuye kwitekerereza nyine. Ni ibintu ukuri kw'ijambo ry'Imana. Ababyawe n'Imana bose bafite ubugingo buhoraho. Ibyo ngibyo nibyo Bibiliya ivuga. Aho rero nshyiraho amena. Abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho. Iryo ni ijambo rya Yesu.
iryo ni ijambo rya Yesu. yewe nawe ubwe yarivugiye ati nziha ubugingo buhoraho aha kandi ntizizarimbuka Na na hato. hato iteka ryose mbese nta nubwo zakoze ikirenge muri gehinomu aho gatoya ngo zikureyo oya nta nubwo zacishwa hejuru yayo ngo zikubitwe n'ikibatsi cy'umuriro oya cyangwa n'umwotsi wawe kuko Yesu aravuga ngo ntizizarimbuka na hato na hato iteka ryose. rero ikibazo rero ni gute Pawulo hano yandikira abantu bavutse ubwa kabiri, abana b'Imana, abari muri Kristo Yesu, akababwira ati muramenye, mwirinde, mwice ingingo zanyu zikora ibibi. hano ku mutwe w'amagambo ziko hatubwiye ngo ibyo kugira ukubaho gutunganye n'urukundo rwa kivandimwe. ariko rero uwo mutwe urashaka kuzana igisubizo kandi ndabakopeje. ikibazo ni iki ngiki, aba barasabirwa iki kandi kureka ibi n'ibi kandi barakijijwe baravutse ubwa kabiri, nta teka bazacirwaho, baranga kubikora ngo bitagenda bite, ngo bitagenda nicyo kibazo cyane, ngo bitagenda uburyo bunyuranye n'ibyo Abefeso 5 havuga umurongo wa 1 n'uwa 2. urumva ubundi niba koko nk'uko Pawulo abivuga twarabyawe, mbese twarizeye urupfu rwa Yesu Kristo nk'uko yabivuze hano muri mirongo ibanza, birakwiye ko dusa nawe, birakwiye rwose ko dusa nawe tukavuga nk'uko yavugaga, tukagenda nk'uko yagendaga. Bibiliya hari aho ivuga ngo mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. abo ni abana b'Imana, ariko abo ni aba Kristo, ntugire ngo ni abandi bantu. ubwo birakwiriye, kandi impamvu bikwiriye ni uko Imana izi neza ububata bw'icyaha uburyo ari bubi. yewe si n'Imana gusa, natwe ubwacu abantu turabizi. kuko pasite, iyo umuntu bamutoraguye yaboze, bakamutoragura nko mu nagiye kuvuga muri Kasasiro ni hari ahantu bamena imyanda, urumva, bakamutoragura nka hariya aho yageze zamwisha akegama akavuga ati tinageze iwanjye. hari uwo bigeze gutoragura mu muhanda ngo arimo kugenda yakuyemo imyenda ngo ari koga, baragiye atashye yanyweye kanyanga, aravuga runoruzi we atakakuzi ni gatoya, ati ngiwe noga n'inyanja, akuramo imyenda urumva, yikuba mu muhanda ngo ubwo ari koga, ariko uko yikuba imbaraga zahise zinashira, amaze gukobagurika aba arasinziriye. mu gitondo abagenda kare basanga ararambaraye, batuye yapfuye tu, banyeganyije bumva kuka karacyazamuka gake gake, bati yewe sibwo yasanze yakoze ishyano. ububata bw'icyaha ntago buryoha, nubwo ibyaha bishuka abantu bikabizeza ibyiza, nawe ntabwo ibyaha biryoha. ariko bari mu byaha nk'uko twabivugaga, ntushobora kubumvisha uburyo ibyaha bitaryoha. abasambanyi ntiwabumvisha uburyo ubusambanyi ngo ari bubi, wabibumvisha ute? ariko ubundi bwo baburetse, ariko bataravutse bakumva umunezero. oya bataravutse ntabwo bakagerageza gusa n'abana b'Imana. aho rero niho hari ikibazo. umuntu arapfuye ariko agerageje gukora nk'uriho, aho niho hava ikibazo. arapfuye ibaze nk'umuntu wajyanye rusororo, wajya kumubona ukamubona agarutse, cyangwa ukabona isanduku iraje igenda, ubwo koko ushobora gutekereza ko uwo muntu ari muzima? aho bigoranira rero kubyumva ni uko umuntu wapfuye mu mubiri we nta kindi abasha gukora, ariko upfuye mu mwuka warakora, asigara agenda gutya mu mubiri, mu mwuka, mu bugingo arapfuye, ngo abapfuye ahagaze. umuntu uhagaze rero hari ukuntu abasha kuvuga. sinakubwiye umuprofeseri wanyigishaga akaza yasetse kandi ubundi atajya aseka, turamubaza se bigenze biti, ati mpuye n'abantu bazima n'abapfuye bagenda, ariko bari banyishe. hari abantu aha, kandi turi kuvuga amagambo akomeye pasite, aya ni amagambo akomeye. ahangaha rero ntihasobanuka nk'uko
ejo bundi gucungurwa no kuhongererwa aha eh, ya byasobanutse. Ubu ahangaha noneho yes nihasobanuka ya ndahamya ko ubutumwa bwiza buzaba bwumvikanye. ya aya magambo impamvu mvuga ngo arakomeye ni uko abantu baba bacyumva amatwi yabo agikora abavuga ati oke ndi muzima tu, kuko amatwi yumva. ejo navuye muri masaje bankoreye shaho uvuze masaje nibuka iyo bankoreye ejo baramashije ariko uzi ko bagenda biyongeramo ubuhanga nabo. Ibintu bankoreye ejo nibo bwa mbere bari babinkoreye. uragira ngo nsuhuze Ange Ange barakumva. gusa abantu bo arakeka ngo oke ubwo hano hatari kuva uturaso nkaba numva nkomeye nariye numva imbaraga ari zose ubwo ndi muzima. Reka nkubwire pasiteri, umuntu ashobora kuba ari muzima mu mubiri ariko Imana yivuga iti oke iriya ni iki, ni intumbi, uriya agize gute, arapfuye. Kugira ngo rero uwo muntu abone ubugingo buhoraho hari inzira Imana yaciye agomba gucamo. Iyo umuntu atayinyuzemo wagatangira akavuga ati akibwira ati abafite ubugingo bagenda batya ntibakora ibi, agatangira we agasa nk'ubikora. Burya rero aba yibujije ubugingo. Yes. Uko uwo nguwo inzira imwe yamufasha gusa kugira ngo ave mu rupfu nuko yabona umuzura wa undi wazuye Kristo mu bapfuye. Uwo ngo nawe akamuzura, kuko ibyo yiha iyo ngendo yiha ntiyayigenda. We gusa arabitekereza akabitekereza, ariko bino bintu biranakomeye kubyumva wa mugani. Agenda abyibwira akibwira yuko ngo yanabishobora kandi itarimo cyangwa se uko ari nta kintu ashobora. Ni nko kuvuga ngo ndabifata gute mwoka byarama. Ibi bintu biragoye. Aha niho ubutumwa bwiza buzingiye. Nimo ndashaka ishusho nabiha ibaze wenda nk'umuntu ugiye nka Rusororo cyangwa n'ahandi yarangije ibye umwuka wahagaze, yagera Rusororo agatangira akavuga ati sinzongera gusambana. Ubwo ari mu isanduka sinzongera gusambana, ntago nzongera kubeshya, kunywa inzoga ndabiretse, ubu ngubu nta kintu na kimwe nzongera gukora, bivuyeho byose. Urumva? Kandi n'ubundi agiye Rusororo yapfuye byarangiye. Arapfuye nako. Byonyine no kugira ngo abivuge, kudakora ibyo bintu bimuhinduye umwe muzima mutagatifu. Ntabwo bimuhindura muzima. Kuvuga uti sinzongera gusambana, sinzongera kunywa inzoga, sinzongera, kandi koko ntazongera. ariko barashyiraho itaka mu kanya. Ariko nyuma fata umwanya wo kwiherera. Iyi ndirimbo ngo yitwa ngo hahiriwe. Hahiriwe rero abikoreza Uwiteka amaganya yabo cyangwa se inzira zabo. Yohana 3:16 hitamo neza. ariko no muri Petero niba ari 5 niba ari umurongo wa 7 naho hari ukuntu tubwira kumwikoreza amaganya. Nari ndimo mvuga nimero ibanza kuza mu ijuru kugira ngo uhamagare. Matayo 3:16. Okay. Ubu hisemo neza. Matayo 3. Yohana 3:16. Yohana 3:16. Ariko abambasaderi ngo ni Abefeso 2:8. Ngenda bakopeje. None Sadoki rero wari ukivuga uti umuntu arapfuye ariko arashaka gutungana. Ashaka kureka kwiba, ashaka kureka gusambana, ashaka kureka kugira. Ariko ubu bantu barabyumva neza igituma umuntu yitwa umupfu kandi abasha kwirinda kwiba, akirinda gusambana, akirinda gukora ibi n'ibi, agakomeza amategeko kandi ari umupfu. Ubu abantu barabyumva. Abantu barumva icyo ushaka kuvuga. Iyo ni imvugo ya Bibiliya, ni imvugo y'Imana. Umuntu arapfuye, yes, ariko arakomeza amategeko.
nibyo yibwira. Nibyo niho intumbi niho Bibiliya ibera igitangaza. Umuntu aribwira ngo arakomeza amategeko kandi yaramwishe kera. Urumva? Noneho reka dutere intambwe tujye imbere. Uyu muntu yarapfuye ariko kandi arakomeza amategeko, arabyibwira. hari abayakomeza. Wa musore w'umutunzi se muri Bibiliya ntaho Bibiliya ivuga ngo Yesu yaramwitegereje ngo aramukunda, aramushima kabisa, avuga ati reka tubashime. Rose Pawulo akiri Sawuli ugira ngo we ku mategeko yavugaga ati nari inyangamugayo, mbese wari kushakaho impamvu ukayibura mu bijyanye n'amategeko. Abantu nyine bari kumushakaho impamvu bakayibura, ariko kandi impamvu batari kubona impamvu ni nk'aho wagenda ibaze wenda ugiye nko mu irimbi ukavuga uti kuki mutongana, wowe uwo nguwo murapfa iki? aba ariyo nyine. Byabaho? Ibishoboka. None se hari uwagiraho undi kibazo mu irimbi se? Uretse no mu irimbi uzajya hano haruguru muri morgue, imirambo igerekeranye, wumve ko hari utaka uwo hasi ni butaka ngo murandemereye. Urumva icyo ndi kuvuga? Abantu bose bapfuye bari hamwe, nta kibazo bagirana. Ariko rero igihe gitangaza mbona ni ukubona umuntu ubasha gukomeza amategeko, hanyuma Bibiliya ikavuga ko apfuye cyane, kandi yirinda kwiba, kwica no gusambana n'ibi byose, yubaha ababyeyi, akora ibintu byose, ariko imbere y'Imana akaba ari umupfu. Reka noneho tuve kuri uyu nguyu, cyangwa se tubanze tumugire inama mbere yo kumuvaho. Tubanze tumugire inama. Reka tumugire inama. Urashaka kubaho? Sanga Yesu. Sanga Yesu. Niwe bugingo. Mbese nta bundi bugingo bubaho. Ubugingo ntibubonekera mu gukomeza amategeko, ntibubonekera no mu ifiriti. Barabyumvise? Hari abantu bashobora kukubwira ati jyewe amategeko ntandeba, ariko ndi muzima. Ntabwo ubugingo bubonerwa mu ifiriti, ntibubonerwa mu bijumba n'ibishyimbo. Muri ntuza ya indi rengera ubuzima nta bugingo bubonekeramo. Nta bugingo. Ibiriya ni utuntu toto twa hano, ni nka verine, ni utuntu two hanze. Mbese ni utuntu two hanze hano, nta hantu. Ni utuntu dufasha umuntu wo hanze, nyamara twe turi kuvuga umuntu w'imbere. Umuntu w'imbere rero upfuye, nta wundi umufiteho ububasha, nta muti wundi ubaho uretse Yesu Kristo. Niwe bugingo. Izina rye niryo abari mu isi bose bahawe babasha gukirizwamo. Mbese utazakirizwa muri iryo zina, ubwo azakomeza abe umupfu kugeza iteka. Noneho rero tutagiye mu bijyanye no kuvuga cyane ariko si uyu muntu we wakomeje gutelefona. Reka twumve. Halo Pastor. Yego Jean Paul Byigana. Yego Jean Paul. Biba byaryoshye bigakirigita umuntu. Yego. Pawulo we yaravuze ngo ibiryo ni iby'indango n'inda ni iy'ibiryo. Ubwo rero ab'amategeko nabo n'ab'ibyaha twabonye icyo amategeko abo yashyiriweho. Ariko bambabarire ntagire ugira icyo ambaza muri ba banyamategeko. Utinya ibibazo. Ahubwo rero mwavuze ngo umuntu yumva ko ari muzima kandi umuntu yarapfuye none ari ku mategeko. Ariko rero hari icyo nakongeraho, burya ni kuzimu haba amategeko cyane. Burya no mu bapfuye haba amategeko bakibwira ko bakiri bazima. Sinagiye ariko nta amateka. Burya ni kuzimu ngo haba abayobozi. Niko twumva. Hakaba n'amategeko. Niyo mpamvu rero uwamaze umupfu atumva ko yapfuye, ahubwo akagira ngo aracyari muzima, akaba no mu mategeko. Ariko hari itegeko rimwe ry'ikuzimu nzidi. Abantu bari ikuzimu nta burenganzira bafite.
ntabwo bafite nyine bagira baha munsi y'amategeko none se ko ari ibigande n'abanyabyaha nk'uko bayashyiriweho aracyabakandagira. ariko uburenganzira mvuga urebye muri Bibiliya Nyamutunzi agezeyo yashatse kuvuga ubutumwa baticeceka baribagiwe mutuzi reka ayawe warayamaze ndashya cyane batahubwo reka bongere mwimwe aho niho mvugira nta burenganzira ntabwo reka n'ubundi mu mategeko n'abatarapfa rero ntabwo nta burenganzira bari bayafiteho kuko ubwayo bibiri bisobanura ko yari umushorera yarangije akazi kayo bo ariko yakarangije kuba bataragera ngo yakarangije kubageze kwa Kristo abataragerayo ngo aracyakora. yaba banavuga gutya batitwe ntiturahagera ikibazo nuko umuntu avuga ngo narahageze kandi agakomeza kandi ndacyashorewe n'aya mategeko. Okay, aho rero niho tubaza ko ayo mategeko amaherezo azaba arenza kwa Kristo ahubwo akabajyana hano. None se ko Pawulo nawe hano abwira abantu ngo kwirinda gusambana kugira gute ibyo si amategeko nawe abaha. ariko hari umuntu wigeze kubivugaho ibyo aravuga ati umuntu neza nyakuri ufite Kristo muri we ibyo byose yababujije ntibyabona aho bica bibajyamo. ibyo byaha ntiyabona uko abikora ntibyanamubibaho. nicyo dushaka kubera icyo abantu batabikora kandi baramutse babikoze kuba bari muri Kristo Yesu gusa bibakiza urubanza rw'iteka. nta kuntu rero waba uri muri Kristo Yesu ngo wongere uva ibyo bigutinyuke nk'uko nawe byamutinyuke. iryo banga umuntu yabisobanura ate kugira ngo abantu babyumve neza? Jean Paul aragiye. Turashaka kugira ngo iki kintu gisobanuke abantu babyumve. Kubera iki ngarambe nzi neza yuko jyewe naho nakwiba none nkica ngasambana nkagirane jyewe ntashobora kurimbuka nabuze ubu ngubu n'uwashaka yazana igitabo ngasinyamo. reka nguhe urugero rusa nkaho rutandukanyeho gatoya. ntureba ko mu by'umubiri ndi umusivili ariko mu by'umwuka ndi umusirikare. rero uzanye umusirikare uyu nguyu abantu bazi umusirikare nyamusirikare nyine by'umwuga muri buno buzima busanzwe banyambitse imyenda ya gisirikari ntagenda nk'umusivili. yewe tugiye no ku rugamba ntagenda nitira. ariko umusirikari nyamusirikari naho bamwambika imyenda y'igisivili nubwo bamwambika imyenda y'igisivili ibigunire bitereye aho agenda nk'umusirikari atekereza nk'umusirikari anakora nk'umusirikari. reka twumve n'uyu nguyu mbere yo gukomeza. halo himbazwe Pascal. yego Pascal. rero kinavuga aho ngaho burya ibyubahiro biratandukanye. kujya kwa perezida hari ibisabwa kugira ngo ugereyo. ahubwo perezida kuza iwawe nta bisabwa kugira ngo aze iwawe kuko kandi byombi ari ibyubahiro. bisobanura ngo kujya kwa perezida ni icyubahiro ahubwo icyubahiro kirenze ni perezida kuza iwawe. mwabyumvise neza? burya amategeko yahawe n'abantu. Imana yatanze amategeko yo yicaye mu ntebe yayo. igiye gutanga ubuntu irabwohereza izana n'ubuntu bwayo. hari igihe nguhereza ikintu nkagereza umuntu akakikuzanira. hari n'igihe kuba ari jyewe nyizanye. yego rero nkuzaniye impano cyangwa ikintu jyewe nkaba mpagurutse nkakizana kiba cy'agaciro cyane kurusha cya kintu natumye. yego rero abantu benshi ntabwo baratandukanya imana yizanye ku giti cyayo kugira ngo iyibahereze. bo baracyari mu bya bindi Imana yaravuze ariko batazi ikivugira muri bo. utanze urugero rwiza kuba umusirikare wambaye imyenda ya gisirikare watinyisha abantu bakureba ariko wowe mu indani ba wiyizi. nshobora no kuba namaze kwiyanduza kare ariko umuntu ukureba yakwirukanya nawe wareba mugenzi wawe w'umusirikare nawe ukiyisha. rero burya iyo utarasobanukirwa ko hari abantu babiri kwisanga ukavuga hari abantu b'Imana hari n'abana b'Imana. impamvu hari abantu b'Imana kuko Imana itegereze hari abandi bahinduka abana bayo. yego
niyo mpamvu rero umuntu yahinduka gute kuba umwana w'Imana agomba kubanza kwisanga ko ari umunyabyaha. Yego. Rero yabimenya akemera kuvuka bwa kabiri. Bisobanura ngo kuvuka bwa mbere ntacyo bimaze kujya mu ijuru. Ahubwo ikimaze ni ukuvuka bwa kabiri kugira ngo ujye mu ijuru. Yego. Rero ukabona ibyo ukora byose atari wowe ahubwo ari Kristo muri wowe. Njya mbwira abantu kenshi inshuti zacu z'abadive naramubajije gukomeza amategeko arambwira ngo wapi aya Mose niyo yavuyeho hasigaye ngaho amategeko 10 ndamubaza urugingo barambwira ngo ndamubwira ko utarirya ngo bibiye ntabwo yemera ngo ibi ngibi arambwira ngo ntabwo mbinamubwira ayo ngayo ke niba ukomeza 10 aya ngayo kukiyakomeza kandi ari imihango. Rero ugasanga bari gukurikirana ibintu batazi impamvu Imana yabitanze. Impamvu Imana yatanze amategeko kugira ngo umuntu wese yisange ari umunyabyaha rwose. Niyo mpamvu yohereje Kristo kugira ngo amategeko nakunanira ubuze muri Kristo ke muri kuko Bibiliya avuga ngo yagiye kutureba urubanza we areba amaraso ya Kristo kuri twebwe atubona twakirana. Imana iba umugisha cyane Pascal. Ahubwo Imana ikuduhera umugisha cyane ari wowe. Urakoze pe. Urakoze cyane Pascal. Imana iba umugisha. Haryo urahagana he Pascal? Ndi umushoferi ndazenguruka ariko gusa. Okay. Dusuhuriza abo muri kumwe. Okay, sawa. Pascal, numvise umugabo. Pascal urumva ko azukuri. Narenye tanga rwa rugero ariko aramfashije cyane. Hari undi rero uje. Allo. Karame. Yego Simeo. Niba igice mwasomye sinzira mu kikibuka. Abakolosayi igice cya 3. Nicyo nkundira ijambo ry'Imana. Yego. Iyo rije rigonga ibinyoma mujya muvuga nk'uko mushakisha uburyo mwabigoragoza ariko ijambo ry'Imana riba ryumvise n'abafite umwuka w'Imana bashaka kumva. Imana yerekana abantu bavutse ubwa kabiri bari muri yo imico bagomba kugira rero bagomba kugira. Kuvuga rero ngo ratangwa no gutayigira ngo nabapfuye ngo nabari mu bikindi ibyo ni amagambo ikindeba ni Imana riba ryahamije. Ijambo ry'Imana ryavuze nushaka urinyuze hirya no hino ushakisha utugambo n'abagushyigikira n'uwashinze Satani yabonye abayoboke ngenda reba icyo Imana yambwiye mu ijambo ryayo ryahise wenda wongere ugisome urumva biragaragaza yuko umuntu wese unyuranya n'amategeko y'Imana babivuze hehe kuwe murongo ari byo bizanye umushinya w'Imana abatayumvira se n'abana bayo uraza kubisoma cyangwa se n'abandi babyumvise none wagera mu rwa mbere rwa 6 umurongo wa 8 kugeza wa 11 naho bakabishimangira yuko abo ngabo bazazamuka kino kirere bajya mu ijuru. Kumbwira rero ngo ntacyo bitwaye rata ngo iki ngo ntacyo bitwaye ntabwo nayoze urwa mbere rwa 6 umurongo wa 8 kugeza wa 11 naho hashimangira iki ngiki mu gusoma nyine muri amata twumvise. Kumbwira rero ngo hari abantu hari n'ibyahishuwe 21:8 umurongo wa none Simeo wihangane tuganireho gatoya sibyo? Wowe wumva ko abazajya mu ijuru ari bantu ki? Abazajya mu ijuru wumva ari bantu ki? N'abakiriye Kristo mu bugingo bwabo. Abo bakiriye Kristo hari ikibihamya nuko batanyuranye n'uwo bakiriye ariwe Kristo banyuranye n'amategeko y'Imana. Gatoya Simeo nanyuranya nayo ngo ntacyo mu ijuru nubwo wakubita umutwe ku rutare ntabwo nabura kumvira icyo Yesu yavuze ngo numve icyo umwana w'umuntu avuze. Simeo uwakiriye Kristo ikimuhamya agendera mu mategeko y'Imana ntanyuranya nayo. Umva Simeo unyuranyije n'itegeko wakiriye Kristo hanyuma agakora ikinyuranye n'itegeko ry'Imana uwo nta juru nyine birumvikana. Uwakiriye Kristo none wakica itegeko ijambo ntabwo wabaho ntabaho. urwa mbere wa Yohana 3 umurongo wa 6
waramwakiriye turagaruka hahandi nuvuga utyo turagaruka hahandi kugira ngo uduhe urugero rufatika. Imana icyo yabwiye Sadoki ikakibwira Ngarambe yanakibwiye Simiyoni n'uwaremye wese uvuga ko akunda Imana yakiriye Kristo muri we akica amategeko y'Imana ni umubeshi ukuri ni kuri muri we. Urwa mbere Yohana 5 umurongo wa mbere kugeza uwa 7. ubu urahamya nyine kujya mu ijuru. Imana icyo yavuze nicyo tugomba kwizera. icyo ngicyo nicyo koko icyo Imana yavuze nicyo tugomba kwizera. ahubwo we vuga icyawe urahamya ko uzajya mu ijuru. Iyo ijambo ry'Imana rije ribagonga risenya ibinyoma mujya mwigisha nibwo nyine wumva mugenda muca hirya no hino winuzanuza soma uko ibyanditse mwavuze bivuga. Ariko si byanditswe ko ari ibyanditswe. Nawe yatangiye abivuga neza. Abavutse ubwa kabiri hari ingeso zabo. Urumva Simewo wavuze neza rwose uti abavutse ubwa kabiri hari ingeso bagira, ingeso nziza, kandi ibyo ntitubirwanya na hato. Ahubwo reka tugaruke kuri iki kintu nicyo kibazo gikomeye. Umuntu avuka ate ubwa kabiri? Iyo Byahishuriwe 3:20. Havuga ngo iki? Dore mpagaze ku rugi ndakomanga. Umuntu Sadoki, Ngarambe, Simiyoni, umuntu wese wavutse iyo yemereye Mwuka w'Imana. Wavutse mu mubiri cyangwa umuntu wavutse akabaho. Wavutse bwa mbere mbese iramusanga. Yego. Noneho imusanga mu buryo bw'Umwuka wera. Noneho Umwuka w'Imana niwe umwereka ngo ibi uko wibwiraga uko wagendaga ntabwo bikwiriye abazara ubwami bw'Imana. Noneho Umwuka w'Imana akuyobora mu ijambo ry'Imana. Mu ijambo ry'Imana niho ugenda Imana ikwereka iti uko abana b'Imana bakiriye Kristo uko bagenda. Ubwo tuba tugiye muri Yohana mu gice cya 3. None se Umwuka w'Imana muvuganira he? Simeo buretse gato yari ariho ariko nyuma ataravutse ubwa kabiri. Simeo uwo Mwuka w'Imana ubwo abahagaze hehe? Abavuga ari mu ijuru cyangwa abari hehe? Uwo Mwuka w'Imana ugusanga usanga umunyabyaha mbese Simeo avuga ari hehe uwo Mwuka w'Imana? Igisubizo kiri mu Baroma 10 umurongo wa 14. Pastor Simeo reka nkugire inama inshuti yanjye kandi urabizi ndagukunda. Yego. Reka nkugire inama rwose pe. Banza ushakisha inzira y'agakiza umenye uko umuntu akizwa. None urangiza utera indi ntambwe urebe uko umuntu wakijijwe agenda. Ntabwo ari ugupimiranya. Nibyo twari turimo uko bitangira. Bitangira bite? Ntabwo rero ari ugupimiranya ngo numve ibyo Sadoki avuga cyangwa Ngarambe ngiye mbisuzumisha baruwa. Reka turebe ibyo Yesu yavuze abwira umuntu witwa Nikodemu uko bavuka ubwa kabiri. Yamubwiye ngo iki? Yamubwiye ko ngo hari uzaza agakomanga ku rugi ngo nawe agakingura. Yamubwiye ngo iki? 10 umurongo wa 14 niho habisobanura bitari mu magambo y'abantu. Aya yo muri Yohana 3:3 se n'ay'abantu. Ntabwo ari ay'abantu ariko nagiye unerekane uburyo bitangira. Bitangira ntabwo bitangirira. Ntacyo wamubwiye uko bitangira bisoza biti. Tangiye se yakagese sinubise ko bitangira. Byagiye kure nyine niyo mpamvu nababwiraga ngo ni byiza ko atuza agashaka. Ariko yaratangiye kugukomanga. Umwuka ari gukomanga. Ikibazo rero aho aba ari uwo mwuka aho umwuka bari. Simeo komeza rata. Erega nuko umuntu ababwira mukaza nibyo kwisekesha ariko ibyo ntacyo biba bivuze. Ngicyo ndeba n'Imana yavuze. Iri somo riragaragaza uburyo umuntu avuka ubwa kabiri. Ariko se Simeo burya nirihe? Reka twumve kuvuka ubwa kabiri ukageza ku murongo wa 18. Hehe barabyerekana. Utareka ngo ibyo ngibyo Imana yavuze yagaragaje abari byo bituyobora. Hehe Simeo Abaroma 10 umurongo wa 14. Umurongo wa 14 harabigaragaza uko umuntu avuka ubwa kabiri. Okay. Reka dusomere vuba vuba mu Kinyarwanda. Umuntu abyumva
nk'uko ijambo ry'imana rivuga. Abaroma 10:14 wagiye Abaroma 10:14 aragiye kugeza ryari naho wahasoma ntacyo biri butange. ngo ndabizi kandi nemejwe rwose n'umwami Yesu yuko ari nta gihumanya ubwacyo keretse utekereza ko ikintu gihumanya niwe. uri gusoma usoma uri mu cya 8 cyangwa cya 14 ni igice cya 10 umurongo wa 14. Bamwambaza bate ngo ariko se bamwambaza bate bataramwizera, kandi bamwizera bate bataramwumva, kandi bakumva bate ari ntawababwirije. hariya ngo ngeze 18 kandi babwiriza bate batatumwe, nk'uko byanditswe ngo mbega uburyo ibirenge by'abavuga ubutumwa bwiza ari byiza cyane. Icyakora abumviye ubutumwa bwiza si bose, kuko Yesaya yavuze ati mwami ninde wizeye ubutumwa bwacu? Dore kwizera guheshwa no kumva kukazanwa n'ijambo rya Kristo. Ariko ndabaza nti ntibumvise? Ye rwose barumvise, ndetse ijwi ryabo ryasakaye mu isi yose, amagambo yabyo agera ku mpera y'isi. Urumva Simeon rero kimwe n'abandi banyedini bose ni ukuri Sadoki bahurije ku ntego nziza, ku mugambi mwiza wo kwigisha abantu ubunyangamugayo, kwirinda ikibi, kudakora icyaha. ni ukuri ibi bintu ni ibintu byiza cyane, ariko biriya leta irabishoboye kubarusha. reka bayongerere, bayitere ingabo mu bitugu babikore. ni byiza vrema kwigisha abantu kureka. natwe ubundi twe ubu turajyana turaganisha kuko nitwe twisomeye iki gice cya 3 cy'Abakolosayi. ngo iyo twumvise ngo amagambo atugonga ukagira ngo hari uwayaduhaye, twe twayahisemo. tugonze se ni irihe? twagongwa n'iki se kandi ari twe twabiteguye? urumva rero hari ingeso abana b'Imana bakwiriye kugira. ibyo ni ibintu bisanzwe, sibyo nakubwiraga pastor. ariko noneho hari ikintu turi gushaka kurwanya, ni ukwishushanya ukigira icyo utari cyo. wowe uri umupfu ariko urashaka gukora ibintu by'abazima, urakomeza amategeko kandi nta bugingo ufite, kuko ubugingo nta handi bubonekera uretse muri Kristo Yesu. nta Kristo uzi, ntabwo uramwizera, ariko uramufite wenda mu kanwa uramuvuga, ariko ntabwo imyizerere yawe ijyanye n'uko ijambo ry'Imana rigusaba. niko siko ngiza koba gisemwe akantu kako, kuko aya magambo twasomye twari turimo no kugenda tuyasubiramo, ntabwo ibintu dushinjwa birimo hano twebwe se. ibyo sime bari kudushinja. hano se harimo iki nyine. urumva nta busobanuro ashobora gutanga bujyanye no kuvuka ubwa kabiri mu gihe ubwo ataravuka ubwa kabiri. we yigishijwe amategeko, urumva yumvise, ariko yigishwa nabi. niyo mpamvu nakubwiraga pastor, nta muntu uzi amategeko neza nk'uko Imana yavuga mu ijambo ryayo. waba akiyariho uyu munsi wa none? nta yazi nyine, nicyo kibazo. urumva ari mu bintu bivanze, arashaka kuvanga niba ari umuco, niba ari ingeso nziza n'agakiza. agakiza gafite inzira imwe rukumbi, niyo Yesu Kristo. umaze kwakira Yesu mu bugingo bwawe kubwo kwizera, niko kumwizera nyine, kumwakira uko niko kumwizera. umaze kwakira Yesu mu bugingo bwawe, ni ukuvuga wowe urakijijwe, uvutse ubwa kabiri. kandi Yesu ahita avuga ngo ubwo uvuye mu rupfu winjiye mu bugingo. noneho ibindi rero biraza ari impanuro, biraza ari impuguro. abana b'Imana bitwara gutya, bigenda gutya, ariko banza uvuke, banza ukizwe. icyo nicyo dushaka. ikindi noneho dushaka gucisha abantu mu nzira y'ubusamo. ikindi dore pastor, abantu batekereza ko Imana ireba nk'uko bareba, kandi Imana yerekanye uburyo urubanza rwayo rucibwa. umwizera wese ntazacirwaho iteka na hato. utamwizera we amaze kugira gute? kuricirwaho. uko niko Imana ica urubanza. noneho abantu bo bashaka guca imanza mu buryo bwabo. noneho reba ikibazo rero abantu nka Simeon bafite.
ni uko bashaka gufata uko kwizera bakakugereranya n'amategeko, bakavuga ngo ikigaragaza kwizera ni ugukomeza amategeko. Aho rero ubu byishe. Ahubwo Pawulo abivuga neza mu Galatiya 5:4 avuga ati icyo gihe uba witandukanije na Kristo. Niyo mpamvu njya mvuga ngo fata kwizera Yesu wongereho amategeko, umenye kuri mu nzira igororotse ijya Gehinomu. Aha. Noneho nanjye nkugarure nkubwire nti izere Yesu Kristo ubu utsinze urupfu, winjiye mu bugingo, ahasigaye ubugingo bwa Kristo bukubashishe kugendera mu bugingo bushya cyangwa se mu buzima bushya. Ariko ikibazo kiri he? Pawulo akiri Sawuli nibwo yari umuntu mwiza, cyangwa abaye Pawulo nibwo yabaye mwiza? Ku bantu se mu buryo bugaragara? Oya, ku Mana. Ku Mana umva nawe. Nawe ku bantu bo ibyamubayeho urabizi. Kiboko. None se ku Mana ko Sawuli atasambanaga, ko atibaga, Sawuli ko nabo yicaga, yabicaga arwanira ishyaka ry'Imana, yarwanira Imana, yumva ko ari itegeko ritagatifu, yarwanaga intambara ntagatifu. Ni naho nkubwirira ngo abantu bavuga amategeko ntibayazi. Ntabwo bayazi nyine. Kuko ibaze Pawulo akiri Sawuli yumvaga ko akwiye kurwanira Imana. Muri uko kurwanira Imana yicaga abantu, yarenganyaga abantu. Ariko ubundi Sado, ariko se mu by'ukuri umuntu uzi Imana yarenganya abantu? Ntibishoboka. Yakubita abantu. Nashaka kubaza akabazo gato Simeyo yaba yaragarutse ku murongo ngo mubaze. Ariko se reka mbanze numva uyu nguyu. Allo. Oui. Mwaramutse neza? Yego Beretire. Nagushubuje na Sado. Yego mama. Na Semewo. Na Beatrice. Ni Beretire. Ngo na Beatrice nawe nyine ubwo rasuhujwe. Na Beatrice mbanje kubasuhuza bitari ngombwa. Yego. Ariko buriya Semewo ndamukunda nkanamukumbura. Yego. Kuko mbona hari aho na Ngarambe. Hari aho? Hari isano mbona mufitanye. Yego. Watangiye kuvuga nkumva. Nawe atangiye kuvuga nkumva ubwo mwamutumiraga mukabanaho narabumvaga. Okay. Umwe aba afite igice atimbarayeho n'undi atimbarayeho. Ahubwo nibaza ngo muzirwa gihe kimuzajya muguma guto cyangwa muzagira urubanza rwanyu rusomwa. Murakoze. Urakoze cyane ma. Rwacu niwe ruzasomerwa mu ijuru. Kandi usome. Ambassador. Kandi urangize. Akabazo kaje naka ngaka. Uwo muntu wavutse ubwa kabiri. Ariko mbere yo kugera aho ngaho, ubundi umuntu yizera ryari? Niki gituma yizera? Niki gituma yizera Yesu Kristo? Nuko batazi amategeko? Ahubwo atayazi yamwizera gute? Kuko umuntu akizwa kubera ko azi aho ahagaze, ko ari mu rupfu. Yego. Agataka ati muntabare munkize. Icyo nicyo nashakaga. Hagira umukiza akaba arakijijwe, yabura umukiza akarimbuka. Mbese umuntu yizera kubera yuko yananiwe amategeko. Exactly. None se iyi sano iri hagati y'amategeko no kwizera Simewo ayizana ate? Niyo mpamvu nyine nkubwira ngo umuntu uzi ko amategeko wongeyeho Kristo ngo bihwanye n'agakiza, uwo rwose ntabwo vrema nawe agerageze akora ubushakashatsi arebe muri Bibiliya nta hantu na hamwe wasanga itegeko ryo kujya mu ijuru ari ukwizera no gukomeza amategeko byombi icyarimwe. Kandi ntabwo kwizera k'umuntu Bibiliya yigera ivuga ngo kugaragarira mu mategeko. C'est ça. Bibiliya ntijya ibivuga. Ubundi abana b'Imana abemeye kwakira Yesu cyangwa se abizeye Yesu Kristo ni abantu batsinzwe n'amategeko. Exactly. Urumva abo nibo bantu bakizwa. Kandi imbere y'Imana icyereka Imana ko abari abana b'Imana. Imana upfa gukizwa gusa. Ihita ishyiraho ikimenyetso cy'umwuka wera. Voilà. Noneho rero wa mwuka rero Simo yavugaga niyo mpamvu nabazaga ntese uwo mwuka avugana nawe ari hehe? Urumva ntabwo umwuka ashobora kuvugana nawe ari hanze. Iyo wamaze kuvuka ubwa kabiri niho umwuka wa Kristo wahawe ariwo atangira kukuyobora. Ako kanya iyo ugikizwa ahita yinjira muri wowe. Kuko biravuga ngo mwashyizweho. Noneho rero iyo utumviye uwo mwuka hari ingaruka ziba ku bana b'Imana. Aragucapa. None se mu Baheburayo 12
imana ntibivuga abo nkunda ndabacyaha nkabahana ibihano. reka numva uyu. halo yego Jean Paul Gazi. yego Jean Paul. Yari hari ikintu nkundira Simeon. Iyo aje nyine aratudurumbanya. asa nk'utugezi akadukuraho twari ariko rero uyu munsi yaje neza nubwo yari arakaye, kandi ubundi umuntu wakiriye Yesu ntarakara. ariko se barakazwa n'iki? murashinjwa ko musekaseka. kibuno siko asanzwe avuga muzehe rwose rankunze. Jean Paul no yagira ngo murangire nubwo nyine turanga ndashaka kumwereka aho kwizera kwe n'uko aho bitandukanye. kuko ugiye n'icyo mugani wa Beretirida, icyo mbona musa nk'aho muhanganiyeho nta kindi ndabizi. kwizera kwawe gushingiye mu Baroma, uranyuza? yego. Abaroma 3 ariko wasome Abaroma 3:21 nushaka kugeza kuri 25. yego. hanyuma noneho kwizera kwa Simeon uraza ugasanga mu Bagalatiya n'ubundi. yego. Abagalatiya 3:12. noneho urumva ibyawe na Simeon mbabareye yumva ibye kuko mu kanya mwari mubaye nk'abamwumvishije yego. noneho mu bisome ntabura n'undi uza kubivuga. Abaroma 3 Abaroma 3:21 kugeza kuri 25. n'Abagalatiya 3:12. yego. Abaroma 3:21 kugeza 25 aravuga ngo ariko noneho hariho gukiranuka kw'Imana kwahishuwe kudaheshwa n'amategeko, nubwo amategeko n'ibyahanuwe ari byo biguhamya, niko gukiranuka kw'Imana bizeye bose baheshwa no kwizera Yesu Kristo ari nta tandukaniro, kuko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana, ahubwo batsindishirizwa n'ubuntu bwayo ibibahereye ubusa kubwo gucungurwa kubonerwa muri Yesu Kristo. Niwe Imana yashyizeho kuba impongano y'uwizera amaraso ye, kugira ngo yerekane gukiranuka kwayo kwayiteye kwirengagiza ibyaha byakozwe mbere y'icyo gihe, ubw'Imana yabyihanganiraga. nkaba ndarangiye. nushaka ugire kurangiriza kuri 10:26. kandi yabikoreye kugira ngo no muri iki gihe yerekane gukiranuka kwayo, ngo ibe ikiranuka kandi itsindishiriza uwizeye Yesu. Imana ibe ikiranuka kandi ibe itsindishiriza uwizeye Yesu. rero Sadoki ubanza usoma ariko Abagalatiya 3 naho kugira ngo tugire dusoze kuko nubundi isaha ziragiye, sibye ko ejo naho tuzakomereza Abagalatiya 3:12. Abagalatiya harya si babandi babwiye bati abapfapfa aho ni ku murongo wa mbere, ninde wabaroze? ni ku murongo wa mbere ko none tugiye gusoma umurongo wa 12. aravuga ngo nahageze. nyamara amategeko ntagira icyo ahuriyeho no kwizera, ariko rero uyakomeza azabeshwaho nayo. rero niba Simeon yemeje kubeshwaho n'amategeko, kandi ayo mategeko akaba ari cyo gipimo cye nyine kimugaragariza kwizera kwe, ngira ngo hano hari icyo yumvisemo mezire yo kwizera kwe niba ishingiye ku mategeko. kuko bino bintu mbyumvise. ongera usome uwo murongo. Uko mbyumvise Jean Paul burya akwiriye. Jean Paul ni umuntu w'umugabo cyane. Akwiriye fanta. Haravuga ngo nyamara amategeko ntagira icyo ahuriyeho no kwizera. Amategeko ntagira icyo ahuriyeho no kwizera. Ariko rero uyakomeza azabeshwaho nayo. Ukomeza amategeko rero we ntazabeshye ngo azabeshwaho no kwizera. Azabeshwaho n'ayo mategeko. Kuko amategeko no kwizera ntacyo bihuriyeho. None se ubu nibyo byanditse ibi ngibi. Noneho se hano tubonye ufite gukiranuka kudaheshwa n'amategeko. Hano tubonye kandi kukitwa gukiranuka kw'Imana. Noneho uyu kudaheshejwe n'amategeko automatically guhinduka ukw'Imana. Kuko abantu bo twebwe turi abanyabyaha, nta gukiranuka tugira. Uko twakwiratana rero, uretse ko utanakwiratana wagize amahirwe yo kukubona. Gukiranuka kw'Imana wakwiratana. Paulo se ko atabikoze,
Yohana ntabikore, Sado, Petero ntabikore. uzi iminota aho igeze? Yagiye, iminota yagiye, igeze yatujyanye ku giti cy'inyoni. ariko aho dushingiye hagati niho tuzaherejwe, niho tuzasubukurira gukiranuka kw'Imana no gukiranuka kw'abantu guheshwa n'amategeko. Urumva? Noneho aho nshaka kugera jewe ntabwo ndahagera. Ndashaka kubona izi ngeso nziza, iyi mico myiza y'abana b'Imana, abavutse ubwa kabiri. Ikibi bakoresha ni iki? Kuki babaho neza? Kuko gendagira ngo mbanze maru impungenge n'ubwoba abantu bari muri Kristo Yesu, abantu bizeye Yesu Kristo, bamenye ngo nta teka rindi bazacirwaho, bafite ubugingo buhoraho, si ubw'igihe gito, si ubw'akanya gato, ni ubugingo buhoraho. Kandi iryo ni ijambo rya Kristo. Ntibabakangisha amategeko rero. Ntimukavuge ngo ni ijambo rya Ngarambe, ni ijambo rya Sadoki. Oya, iryo ni ijambo rya Kristo. Uwizera wese afite ubugingo buhoraho. Iryo ni ijambo. Keretse niba ari ukwizera kundi wenda afite kw'amagambo nk'uku nguku, kuko we kuno kuvanze n'amategeko ko nawe ntiyarakwiye gushidikanya, yarakwiye kumenya neza ko azajya muri Gehinomu natari kuko kwizera. Uku kuvuga ngo izere ukomeza amategeko, uku kwizera ntushidikanye rwose kujyana Gehinomu. Inama ya nyuma nagira Simoni kimwe n'abandi bameze nkawe, nibabanze bashyira amategeko hasi, bafate Yesu. Nimufate Yesu, mwizere Yesu. Amategeko mwe muyaretse aho ngaho, ntibazanayaterure. Ariko ntimuzongere kuko muri Yesu hari amategeko, harimo amategeko. Niba mushaka amategeko arimo. Nuvuka ubwa kabiri uzaba ubaye umuntu wo mu buryo bw'umwuka. Mu mwuka rero naho harimo amategeko, hari amategeko y'umwuka, kandi muri ayo mategeko y'umwuka ibyo ngibyo murwana nabyo birimo. Nkunda ya Yesu pastor, aya Yesu ngo ntarushya nyine. Iyo nese yarushya ati ko ari ubuzima bwa Kristo buba buyakora buyasohoza, ibyo bindi warwana nabyo ni ibiki? Aya rero turwanira Jean Paul akaba avuga ati ndumva hajemo umujinya, kandi koko amategeko azana umujinya. Ubundi se nta kindi azana uretse umujinya. Sado, reka tugarukiriza aho ngaho we. Ariko kwizera nako agakiza k'Imana cyangwa se kuvuka ubwa kabiri ku rwego rw'Imana, Imana ifite uko ibibona. Uwizeye Yesu Kristo wese afite ubugingo buhoraho. Abantu rero bo baravuga ngo warizeye, no reka ndebe, reka ngupimishe iri tegeko, ngupimishe rino tegeko, menye ko wizeye. Irihe tegeko wampimisha? Yewe ni irihe tegeko wapimisha? Ikibazo ni uko abantu bashaka kwihimbira inzira zabo, ntibamanika amaboko ngo bavuge bati Mana twarananiwe, ahubwo bakavuga bati reka duciye inzira tugere kuri nde? Ku Mana. Wa mugani wa Ntuza wa Desire niwe wajyaga avuga ati wa mwenda barawudoze wa mwenda barongeye barawudoda bawugaruramo. Inama ngiyo baze kwa Yesu abakize. Bakundwa ubwo naheje mu gitondo Imana ibagirire neza. Muze ngo abakize